Yesu ashimwe bavandimwe, hanyuma amahoro y'Imana nakomeze kuganza mu mitima yanyu. Nk'ibisanzwe Nicolas Jova Jire, tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Akenshi dusuhuza tuvuga ngo Uwiteka niwe Mana. Hanyuma tunejejwe no kubana namwe. Nitwa Prince Shumbusho. Rimwe na rimwe hari ubwo mujya mubibona twakoze ibiganiro bitoya bya Nicolas Jova Jire. Akenshi twibanda ku bikorwa nyirizina bya Nicolas Jova Jire. Uyu munsi rero twanyarutse ibikorwa tugiye kujya dukora uko Imana izajya idushoboza byo kugenda tugera mu baririmbyi bacu batandukanye. Uyu munsi turi mu karere ka Karongi, birumvikana ni mu ntara y'Iburengerazuba, ahari umwe mu baririmbyi bacu nimuza kureba isura murasanga mumuzi, yitwa Marigo. Twaje kumusura, akora umurimo w'Imana muri Nicolas Jova Jire. Ni umuririmbyi umaze imyaka itari mike igera kuri 16 abarizwa muri Nicolas Jova Jire. So twaje kumureba, akorera mu karere ka Karongi. Tuzatugerageza tugende tureba bimwe bitandukanye mu bikorwa baririmbyi bacu bagenda bakora bya buri munsi. Bamwe muri mwe mudukurikirana, hari ibyo bikorwa bimwe na bimwe mushobora gukenera, so kugira tugende tunabihuza n'umurimo w'Imana. Hari amasomo atandukanye mushobora kubigiramo, buryo bahuza umurimo wabo wa buri munsi bakawuhuza n'ivugabutumwa dukora rya buri munsi. Bari toroshye tugenda dukora kenshi gashoboka, ariko bikarangira baribonetsemo. Yitwa Marigo rero, afite coffee shop, yitwa Kivu Coffee Cup, iri hano mu karere ka Karongi. Ni neza utuvugana ngewe mpagaze umuhanda uturuka i Kigali. Urano umuhanda uturuka i Kigali, wagera aha ngaho ukabona rompwe. Iyo ukase gutya uyu muhanda werekera Nyamasheke na za Rusizi no gukomeza, wakatuzengurutse rompwe ukomeza ujya muri gare, uhita ugera kuri station ya Kobit, hanyuma uhita uyireba Kivu Coffee Cup. Nubaho mpagaze ndimo ndayireba, so niho bakorera akazi kabo ka buri munsi. Niho ari impamvu nta yindi, ni ukugira ngo rimwe na rimwe uvuye i Kigali uri gutambuka cyangwa se uri muri Karongi, nyaruka hariya harani ku muririmbyi Nicolas Jova Jire, hanyuma bakwakira ibintu byabo byose babisengeye. Ni bene data, ariko ni byinshi tugende tuganira ku bijyanye n'umurimo akora muri Nicolas Jova Jire n'uburyo ashobora kubihuza n'akazi akorera kure. Ni isomo rikomeye abantu benshi bari buze kunguka muri iki kiganiro gitoya tugiye kugirana. Ni ikiganiro kiri buze kuvanamwe amasomo menshi yo gukora umurimo w'Imana. Imyaka 16 irenga amaze muri Nicolas Jova Jire, kandi mu by'ukuri ni byinshi muri bujye mwumva. Twagiye rero kugira ngo tujye kureba Kivu Coffee Cup, hanyuma tugende tujye kureba umuririmbyi wacu Marigo, hanyuma nawe tugirane ikiganiro gito. Tugende Imana yaciratsinze, irangije intambara Yerusalemu, isibuye amayira yari yarasiba, irangije intambara Yerusalemu, isibuye amayira yari yarasiba. Ntambara Imana yacigitse, yandirimba Imana iratsinze. Yes, nkuko twabibabwiye kandi twabibasezeranyije, rero tugeze ahantu mu by'ukuri twababwiye ko twakoze urugendo rutari ruto, kandi ntekereza ko ari urugendo rw'umugisha. Nkuko twabitangiye muri intro yacu, hari gahunda yo kugenda dusura bamwe mu baririmbyi bakora Jova Jire, tugenda tureba byinshi bitandukanye. N'abaririmbyi mwagiye mukunda cyane kuko tugenda tubibona kuri comments. Hari n'abagiye bifuza ko twagenda dusura abaririmbyi bakora Jova Jire. Nkuko rero mubizi, gahunda atari kubatenguha, ahubwo gahunda dufite ari kugira ngo tujye dukorana namwe, ibyifuzo byanyu tubishyire mu bikorwa. Niyo mpamvu twatangiye iki gikorwa kandi kizahoraho cyo kugenda dusura bamwe mu baririmbyi bakora Jova Jire, tukareba uko babaye umunsi ku wundi, ubuzima bwabo, ibibafasha umunsi ku wundi, cyane ko ari benshi twagiye tubona muba mufite n'amatsiko yo kumenya byinshi kuri abo baririmbyi. So uyu munsi rero nkuko nabibabwiye, yari surprise, ngiye kuyifungura ku mugaragaro. Turi Karongi ku muririmbyi wacu wakora Jova Jire, yitwa Marigo. Hanyuma ibindi byinshi bitandukanye araza kubivugira, ariko yitwa na Mama Prince. Mere ngo ikaze.
urakoze cyane. impamvu mvuze mere bura ntabwo muzabona benshi kuri muri Jehova Jireh mbita mere nyine nuko yitwa Mama Prince kandi nanjye niko nitwa, niyo mpamvu mwakiriye nka mere. Umeze neza? Ndamahoro turashima Imana. Karongi hakugoye neza? Umva ndabyibushye. Ndabyibushye. Ya twari twateguje abantu rero ko tuje Karongi kandi nta kindi kituzanye niho tuje kureba. Yego. Ndabishimiye nibyo byishimo kuko abo babona i Karongi muri abantu bangiye iyo mbabonye iyo mbonye abantu bangiye ndushaho kwishima. Asuvugisha kuri ntabwo ari ukumbuye amasura y'abantu bo muri korali. Uretse kubura uko ngira nyine ntago narira nk'abana ariko nari mbakumbuye. Banabikeneye cyane. Ari baherukanaga natwe ryari? Hashize igihe kigera nko ariko nta nubwo ari kinini cyane ko nta nubwo kigera ku kwezi. Ni ibyumweru. Ya, ni ibyumweru. Doko ni urugendo rumwe utabonetsemo hari. Urugendo rumwe rwonyine uruheruka. Rwa Rwinyana. Yego. Ya, niyo rero turi kumwe nawe ndira ngo ibindi byinshi aragenda byivudira. So rero ngira ngo twatangira dusenga kandi niwe buze kudusengera. Yego. Ubundi noneho ntabwo ndi bukubaze tuje kuganira. Yego. Karibu usenga ubundi ibindi tugende tuganira. Ya, kadusenge. Turagushimira Uwiteka Mana yacu. Tuguhimbarije kugira neza kwawe. Imigambi yawe myiza kuri twebwe iratunezeza. Ituma twumva tunezerewe mu mitima tukarushaho kugushima. Na n'uyu mwanya icyubahiro n'ikibi cyawe kuko uri Imana ibana natwe ibihe byose. Tugushimiye umunsi mwiza waduhaye. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Tugushimiye ko udutekerezaho muri gahunda zawe ukadushyigikira uko bwije n'uko bukeye. Ngushimiye bene data nakiriye. Ndakwinginze ngo ubane natwe muri gahunda zose ziyoborwe nawe ko ari wowe twishingikirizaho. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Amen. Yes, turi Karongi, turi ahantu heza cyane hitwa Kivu Coffee Cup. Hanyuma niho turi nyirizina niho twasuye Mama Marigo. Nihakorera, niho nyine twaje kumuhigira nyuma y'icyumweru kinini twaramubuze. Ariko ratubwiye ati burya hari ukuntu mba nibereye Karongi. So rero natwe twahise dufata icyemezo cyo kuza kumureba kugira ngo tugende tuganira byinshi. Ni igikorwa nyirizina yafunguye ari buze no kugenda kitubwiraho. Ni ahantu heza vraiment nkuko muri kubibona mu mashusho turi kugenda tubereka. Ni ahantu ushobora kuva i Kigali uri kwerekera za Rusizi, za Nyamasheke ndetse na hano muri Karongi nyirizina ukajya gufatiramo ifunguro, ukajya kunywa coffee, ukaba ushobora guhamagara kuri nimero bari buze kutubwira ukiri mu nzira ukabateguza bakagupfunyikira akantu keza ukagenda ukanywa uri mu modoka. So twagusuye murabona batwakira icyo kunywa ndagifite hafi ahangaha do. Ibi byose mutagira ngo ni coffee gusa, harimo amaji, harimo ibyo kurya by'ubwoko bwose. N'ubu ngubu turarya mbese uyu munsi gahunda ni ukurya no kunywa kubera ko twageze ahantu umubyeyi wacu arimo arakorera kandi bimeze neza. So rero turagira ngo byibuze duhere kuri Marigo na Jehova Jireh. Umuntu ushobora kuba kubonye bwa mbere uri buze kumwibwira. Birashoboka ko ari benshi bagiye kubona mu ndirimbo nyinshi ariko hari n'abatari barakubona wenda unavuga batari bazi n'ijwi ryawe. Turatangira ubibwira ubundi duhise tunakomeza n'urugendo rwa muri korali Jehova Jireh. Nitwa Akayezu Marguerite, ndi umuririmbyi wa korali Jehova Jireh ikorera umurimo mu itorero rya Gasave mu mujyi wa Kigali. Ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana 4. Yego. Niba bihagije nuko? Yego. Birahagije. Ari ibyo. Numva nivuze. Usanzwe ukorera i Karongi? Yego. Karongi ndi mushya. Yego. Muri aka karere ka Karongi. Nakoreraga i Kigali ndetse niho dutuye n'umuryango nihuri. Ariko nifuje gutera intambwe ngere ni Karongi. Ndebe uturere t'u Rwanda, ndebe muri iyi minsi rero ubundi gukorera ni Karongi hashize amezi 3. Abakiriya sorabona barimo baraza muri coffee yacu. Abakiriya barimo baraza amezi 3 aracyari make cyane. Numva nizera ko nabo ntarabona nzababona nkurikije ibimenyetso by'ibyo mfite uyu munsi wa none. Mfite icyizere ko ejo hazaza bizarushaho kuba byiza. Kandi byanga byakunda wagiye kuhafungura Imana akubwira ati dore icyerekezo ngiki.
iby'abarokore nyine kuvugana n'Imana byo ni ngombwa. Niyo itatubwira turabanza tukayibaza. Nabanje kuyibaza, nyibaza icyerekezo, nyibwira aho nerekeje, nyisaba kunshyigikira kandi ngenda mbona ibimenyetso by'uko iri kumwe nanjye, ndabishimira. Wow. Biba byiza cyangwa se bifasha iki wenda n'ibindi turabyinjira ko kubera ko akantu tuhise tukagwaho bifasha iki akenshi ku murokore usenga wumva ijwi ry'Imana ugenda uganira n'Imana kuba ushobora kuba wajya gutangiza igikorwa runaka, business runaka, projet runaka ukabanza kumenya icyo Imana ibivugaho. Bifasha iki mu rugendo rwawe rw'icyo gikorwa nyirezina utangije? Birafasha cyane, cyambere cyo bitanga ibyiringiro byo mu mutima. Ntago ugenda ufite ubwoba, ufite ihungabana, ufite kutiringira, ufite kwizera yuko uwavuganye nawe nkatwe twizera Imana, ufite kwiringira yuko uwo mwavuganye ari kumwe nawe. Cyane cyane iyo ufite n'ibimenyetso byuko wavuganye nawe, ukaba hari ibimenyetso byuko agushyigikiye. Mu by'ukuri kugenda, gufata urugendo, gutangira business n'ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose warabanje gusenga, warabajije Imana, bitanga ibyiringiro. Kugeza ubwo niyo ubonye hari ibitagenda neza ntabwo ugira ubwoba, ahubwo uravuga uti byaba none byaba ejo, nzi neza ko nicaye ku ijambo ry'uwo twavuganye kandi niringira ibihe byose. Yego. Wow, yitwa Marigo, twe muri korali tumwita Marigo, ni Margarita, ariko twe tubigenza gutyo nyine kubera ari byo twumva bituryoheye. So turi i Karongi, ndagenda mbigarukaho ndabivanga, korali Jehova Jireh, Kivu Coffee Cup, ya Mama Marigo, byose tugenda tunareba tunahuza. Byaba byiza abantu bavuye i Kigali nyine n'izo nimero twajya dushyiraho, uhanyuze n'umuririmbyi wacu, hanyuma ukaza ugafata icyo kunywa, ibintu biba hano byose biba bisengewe, murabyumva kubera ko korali yacu dukunda gusenga. So urumva n'imishinga yacu yose tuba twayiragije Imana, muranabyumva ko ni na business yavuye mu masezerano Imana imubwira ati erekera ku mazi Karongi hanyuma ushinge business. Urumva rero byaba ari umugisha ukagize ukanywa kofi isengeye, ukaza ugafata n'ibindi byinshi ari buze kutubwira bibamo hano biba bisengeye. Tugaruke kuri Marigo na Jehova Jireh. Yego. Wagiye muri Jehova Jireh ryari? Natangiye gukora umurimo w'Imana muri korali Jehova Jireh mu mwaka w'2007. Yego. Bivuga ngo korali yari imaze imyaka 9 niba nibuka neza. Yego. Yari imaze imyaka 9. Yego. Kuva 2007 kugeza ubu n'urugendo rwakugendekeye gute muri korali Jehova Jireh? Mu by'ukuri ubaye open mu rugendo rw'ivugabutumwa wagiye muri korali Jehova Jireh, ese mbere ibyo watekerezaga wabonye bihwanye n'ibyo watekerezaga, cyangwa wagiye ubona ibirenze ibyo watekerezaga, cyangwa wabonye biri munsi y'ibyo watekerezaga mbere yuko utarayijyamo? Yego. Urugendo muri korali Jehova Jireh kuva natangirana nayo rwambereye rw'umugisha. Ni urugendo rwambereye rwiza, ariko iteka iyo umuntu atangira hari igihe atangira adafite papasi, utavuga uti mfite impamvu runaka itumye njya aha ngaha, njya muri ibi cyangwa njya muri ibi, ahubwo bigaterwa nanone rimwe na rimwe naho ugeze, ukavuga uti aha ngaha ko mpageze ndahaba gute, biramfasha iki, niki kiri bumfashe mu rugendo. Ntangirana na korali Jehova Jireh kuko yatangiriye mu ishuri rya ULK, nanjye niho nafatiwe nayo. Hanyuma numva ko nkwiriye kuba muri korali Jehova Jireh kugira ngo mbone ahantu nkorera umurimo w'Imana. Dukomezanya nayo, byari nk'uburyo bwo gushaka occupation mu by'umurimo w'Imana, ariko bikomeza kumbera byiza imbere y'umugisha. Nyungukiramo byinshi, nyungukiramo ijambo ry'Imana, nyungukiramo gusenga, nyungukiramo inshuti nziza ziganira ibintu bizima, nyungukiramo abo tuganira muri business mu buryo bwo kwiteza imbere. No kugeza uyu munsi wa none, kugeza uyu munsi wa none rero urugendo rwanjye muri korali Jehova Jireh rwambereye rwiza, kuko navuga ngo nubwo nari mukuru ariko nayirerewemo, ko nahuye n'abakuru banduta, mpura nabo tungana, bikaba ngombwa ko nanjye niga kurera abo nduta, bikaba ngombwa ko dufata amahugurwa runaka bikangirira umumaro. Kugeza uyu munsi rero navuga ngo urugendo rwanjye muri Jehova Jireh rwabereye rwiza, nta nubwo nteganya kuyireka. Niho nabonye abavandimwe, mpabona inshuti, mpabona abo tupaganira kuri business, mbabona byinshi. Urugendo rurumva ni urw'amahoro. Yego. Hanyuma ukaba ufite na benshi wagiye ufasha, bagiye baza muri korali cyangwa bagiye bashaka, bari urubyiruko muri korali benshi ngo wagiye n'abafasha benshi cyane.
ahari wenda ku rugero rwo gufasha hari igihe bimenywa n'uwafashije kuko biterwa n'icyo umuntu akennye ko nka 2007 urubyiruko rwari rurimo ari rwinshi. yego hanyuma kandi ndumva 2007 iyo wari wubatse nshingiye uko mbitekereza. yego ninjiye mu ishuri wubatse hanyuma hari ikintu kinini wabamariye nyine ako kantu kavanzemo ndakumva hari abafashije hari n'abagufashije. yego ariko giye iyo njya kureba iby'umumaro ntekereza ku byo bamfashije cyane kuko bambereye urugero cyangwa se abigisha beza mu bihe muri byinshi bitandukanye nagiye nkenera abo nafashije bo wenda hari n'abo twunganiranye navuga ngo twaricaranye twaraganiriye nkagenda nzi ko ndi bumuganirize ku bintu runaka byamufasha ngasanga nawe anganirije ku bindi bintu runaka byamufasha noneho tugafashanya. ubwo rero wenda niba ari muri urwo rwego birashoboka bajya bambwira ko hari abo mfasha nafashije ariko hari n'abazaga kubwira ati mu by'ukuri ngewe hari ikintu wamariye mu kumpereza ibitekerezo kuva mu cyiciro njya mu kindi. yego nabyo byabayeho. dusubiye inyuma gatoya mbere yo kwinjira muri Jova Jire waba warabigize nk'umuhigo ese Jova Jire wayimenye ugeze muri Yerika kuko abenshi usanga bisanze bayirimo ariko mu by'ukuri mbere y'uko bayijyamo wenda cyari icyifuzo cyangwa yarayibonye akavuga ati iyi korali nazayigiramo gute. wowe kuri urwo ruhande rwawe byari bimeze bite? ku ruhande rwanjye rero jyewe ntekereza kujya kwiga muri Yerika ntabwo nigeze ntekereza kuri College of Jire kuko nkuko ntabwo bizi usibye nanjye nta n'undi wari uyizi ntabwo yari izwi nta n'agace ntabwo yari izwi pe. nagiye nigiriye kwiga ariko mu kugerageza kujoyininga bene data basenga nza gusanga hari na groupe yitwa Jova Jire nuko nanjye nayijoyininze ariko mbere sinari nifiteho amakuru. yego turagenda tunagaruka kuri iki ngiki cy'iyi Kivu Coffee Cup mwatangiye hano i Karongi. ni byiza ko noneho natwe nk'abakristu umuntu wese wajya umanuka hano i Karongi arumenye ngo ndaza muri Kivu Coffee Cup. ni na hafi ya rompe rwose n'ahangange nica ndimo ndareba ikamyo izamutse i Kigali n'indi ivuye i Kigali ndimo ndabireba neza muri mu karompe kinjira iyo ugiye kwinjira mu mujyi wa Karongi neza ubona karompu kakazenguruka uhita ugenda inyuma turabibereka mu mashusho ko muri kugenda mubibona mu mashusho. aha hantu ni ahantu hasobanuye iki kuri mwebwe? ni ahantu mukorera mwiki? ndi kuvuga kofi gusa kubera ko ibindi biri mwe imbere urabitubwira kandi turagira n'umwanya wo kubireba. yego kugira ngo abantu bajye banamenya umuntu avuga ati wenda ni kofi nashaka gusa ibindi ntabihari. aha hantu ho bimeze bite? aha hantu rero aha hantu bimeze neza mu buryo ndi busobanure. aha hantu kimwe cyo nkuko watangiye umbaza ku bijyanye n'imisengere no kuyoboza Imana inzira kw'abarokore mu byo bakora. aha hantu bimeze neza. aha hantu tujya kuhakora iyi Kivu Coffee Cup byaturutse ku bintu bitandukanye. icya mbere cyo twakunze kujya dutemberera ino n'umuryango. tuhatemberera n'umuryango tugenzwa na gahunda zitandukanye zo kwitemberera hanyuma tubona ni heza. mu kubona ari heza byari ukwitemberera bisanzwe haza kubaho ko ngira n'amakuru yo kumenya akarere ka Karongi ni karere ki gafitiye iyihe migambi ko tuzi ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu. aka karere ka Karongi gateganyirizwa iki? natemberaga nkabona amahoteli meza nkabona ibintu byiza nkibaza ibintu byinshi. hanyuma rero nza kumenya amakuru y'uko aka karere ka Karongi kagizwe kamwe mu mijyi ya kabiri yo ku rwego rwa kabiri rukurikira umujyi wa Kigali. kuvuga ni imijyi yunganira umujyi wa Kigali. ubwo ni mu rwego rwa tourisme ko nicyo kintu gihari cyane. noneho narushaho kuhakunda nazaga nitemberera n'umuryango nza kurushaho kuhakunda tuvuga ngo mbese aha hantu niba hari ku rwego rwa kabiri bw'imijyi yunganira umujyi wa Kigali
ubu ngubu harabura iki nijyaga ngenda nkabona hari ikintu kibura tugatembera nkabona aho umuntu yiyakirira aho umuntu yabona icyo kurya amafunguro yabona ibyo kunywa wagendanye n'abana cyangwa n'umutware gutyo cyangwa n'inshuti nuko uko mpabona byanteye igitekerezo bintera igitekerezo bitarakwibaza ni iki nakora ariko hagati aho hakaba hari ibintu kera najyaga ngira mu nzozi zanjye habagamo ibintu bya hospitality nigeze kubikurikiranamo amasomo yabyo mo gake muri segonderi nkajya numva nazayashinga ikintu cyafasha abantu babonamo icyo kurya babonamo icyo kunywa nkumva nezezwa no kugira ahantu nshobora kwicaza ahantu bakabona icyo kurya bakabona icyo kunywa kandi ari njye ubikora numva ni ibintu binejeje rero nagiye ngira ibintu bimpusa kumva nakora iki kintu aha hantu bituruka kuri urwo rwego aka karere kariho bituruka nanone ku nzozi zanjye n'ibyo najyaga nifuza Imana rero yarashyigikiye nkuko nabikubwiye ndasenga ndayoboza mbaza Imana ndabwira ngo ndashaka ibi kandi urabizi ko na kera najya nkubwira ko nkunda ibi ngibi none ubwo nkunda ibi ngibi ndumva nifuza hari ukuntu nyensenga nyine nkayibwira nkuko mbwira shumbusho twicaranye noneho nyibwiza ukuri uko numva ntekereza hanyuma ngenda mbona n'ibimenyetso byo kunshyigikira ibimenyetso nibyo byampushinze hari igihe bavuga ngo abagore ngo ntitugira imbaraga ngo zo kwishora muri bizinesi ngo iki ariko kandi buriya umugore wamenye Imana we afite akandi kantu k'akabanga niyo wakwitinya utinyuka kubera iyo Mana wamenye ndayiyoboza turaganira nayo numva muri jewe harimo kumva ko inshyigikiye insapotinga ndaza hano rero nkuko mwabonye izina Kivu Coffee Cup twayitiriye coffee kuko ari cyo kintu twumvaga kiri principal ariko coffee mu busanzwe ni ikintu abantu bafata batambuka bigendera aha ni ku nzira y'abantu benshi kuko wabivuze turi muri centre ville ya Karongi sibyo ako gakofi rero ni akantu ubundi abantu bafata bitambukira ni ukuvuga ngo bahangaha twakira abakiriya abitambukira batari bwicare tukakira n'abicara abo bose rero twabatekerejeho turavuga ngo reka twe gutekereza gusa ku bakiriya bitambukira bafata kofi ahubwo hari n'abazakenera kwicara kuko aka karere katambukamo abaturiste hakabamo n'abaturage bahatuye bafite ibyo bakeneye n'ibyiza hakagira noneho n'abandi bakorera ino ariko batahatuye baba bataha mu ntara zabo nyine iyo batuye mu ma weekend abo bose rero twabatekereje warumbajije ngo mbese ngo wenda ngo tutaza gutekereza ngo harimo ibyo kunywa gusa harimo coffee gusa oya harimo coffee umuntu anywa ayitwaye cyangwa yicaye babishatse twatekereje ko umuntu ashobora gukenera kunywa coffee akanywa anakeneye no kurya dutegura ahantu ho kwicara dutegura menu ku buryo ashobora gutanga komande no mu gikoni bakamutegurira icyarya dutegura bakery shop ni shop ducururizamo ibintu bya patisserie imigati amabenye n'ibindi bijyanye n'ibyo bituruka ku mafarini kugira ngo nanone dutekereze ku baturage binahangaha abaturage twese ntabwo tuba mu rugero rumwe rwego rumwe iyo umuturage atabashije kugura coffee ariko atahanira umwana irindazi n'ibyo bice rero byose bihari ndibwira ko nabikumvishije neza n'ibyo bice ariko noneho twinjire nyirizina ku muntu ushobora kugira ikintu akeneramo hano yego njye mfite ji mfite coffee harimo n'ibindi umuntu ushobora kuba afite n'iyo nzara ari kwitambukira cyangwa ari na hano mu mujyi wa Karongi ibintu bita bibonekamo hano ni ibihe mama Mariko ndetse iyo migati n'amakeke n'amandazi ibindi byo kurya biboneka ibyo kurya n'ibyo kunywa yego mu rwego wenda rw'ibyo kunywa dutegurira abantu ibyo kunywa habaho ibyo kunywa bikonje hakabaho ibyo kunywa bishyushye ahangaha rero dufite ibyo kunywa bishyushye birimo iyo coffee birimo amoko y'ibyayi bitandukanye hanyuma tukagira n'ibyo kunywa bikonje ari byo amaji amata ibyo nabyo turabifite yego hanyuma mu byo kurya naho dufite menu twateguye ikubiyemo ibintu bitandukanye ibyo twagize iby'ingenzi ni uko umuntu ashobora gukenera nk'ifi urabona hano
hitwa Kivu, urumva Kivu kitarimo ifi, ikivu kitarimo ifi nyine N'isambaza. kikaba kitarimo isambaza nta meaning nta cyabaye. nta cyabaye. Ushaka ifi turayimutegurira, ushaka isambaza turazimutegurira, ushaka inkoko turayimutegurira neza, ushaka inyama y'inka turayimutegura mu buryo butandukanye. Hari amabifu y'amafire bisanzwe, hari amasiteke. Wenda reka nayo kwinjira muri byinshi mu bisobanuro, ariko ubwo nashaka kubereka ibyo dufite. Hanyuma inyuma y'ibyo ngibyo biba bisa naho ari byo biri principal, bikagira accompagnement, tugateka umuceri neza, tukagutekera ibirayi uko ubishaka. Tugira n'utuntu tundi tw'uduspecialiste tugenda twiga ko gutangira no kugenda udevelopa, no kumenya abakiriya ufite, no kumenya abashyitsi ufite. Tugenda nyine turushaho kwidevelopa, kuko ibyo usanga none ntabwo ari byo uzasanga ejo. Yego, ubwo tuzagaruka noneho. muzagaruka. Hanyuma turi kugenda tubihuza Kivu Coffee Cup, tukagenda tubihuza nyine na Courage of Agile. Umuntu ashobora kwibaza ikibazo gikomeye. Turimo turatangira tubiganira, twasanze mu by'ukuri umaze amezi 3 inaha i Karongi utangiye Kivu Coffee Cup. Ariko muri ayo mezi 3 mu by'ukuri uretse ejo bundi tutajyanye Rwinyana, indi minsi yose ubuhari, ama practice njya nkubona, amasengesho ubuhari. Ese ubihuza gute ibyo bintu, iyo mirimo y'inaha mu ntara n'urugendo runini rurimo, ubihuza gute ibyo bintu no kuboneka muri gahunda za Courage of Agile? Yego, kuko uri mu bantu baboneka kenshi, kandi ukorera ahantu hasa naho twakwita ngo ni kure. yego. Ibyo bintu bihuza gute? Hari nawe iri buze gufasha bagiye bava no mu makorari yabo bakavuga ati ngewe niboneye akazi reka mve mu bundi. Hari n'ububonye n'akazi mu mujyi atari n'ahantu kure, kahita avuga ati ngewe nzajya ntajya kurya amakorari, ntabwo ushobora kuntwarira umwanya. Niye mpamvu, cyangwa se ubihuza gute? Niki kigutera ishyaka cyane ryo kugira ngo uboneke muri ubwo buryo kenshi gashoboka kandi ukorera kure? Ibintu byose buriya njya numva mu rurimi rw'abazungu babyita ngo ni commitment. Ni ukwiyemeza. Ibintu byose ni ukwiyemeza, kandi no kuba uzi inkomoko y'ibintu ibyo ufite. Yego. Biguha icyerekezo cy'uwo ugomba kuba we. Umurimo w'Imana buriya nta mpamvu n'imwe yatuma umuntu awureka. Yego. Kuko nkatwe ababa barabaye mu murimo w'Imana, hanyuma tuzirikana neza ko n'ibyo tubona biba bituruka aho ngaho. Yego. Umurimo w'Imana nakoze muri Jehova Jire ntago nshidikanya ko ari intandaro imwe mu byampaye umugisha, mu byampesheje umugisha wo kuza gukorera inaha ngaha. Ndakubwira rero ko ari ukwiyemeza, kubera ko burya byose birashoboka. Yego. Gufata igihe ukakigabanyamo, nibyo koko bishobora kugorana, tutirengagije n'iby'iyi si n'imikorere, nuko rimwe na rimwe n'urwego rwa business n'uburyo uri compliqué. Yego. Ariko nanone nta mpamvu yo kureka burundu, kuko umuntu ntabwo ashobora kubura akanya yisigira ko kuboneka kuri ya soko yahozeho. Kuko akenshi hari igihe usanga ya soko wahozeho ariyo yabaye inkomoko y'ibyo ufite. Ukibaza ngo uyu munsi ya nkomoko nuyireka ugakomeza ibyo ufite kandi wari buzayikuremo n'ibindi, inyungu yawe yaba ari iyihe? Njyewe rero nuko nabitekereje, n'urwo rwego mbitekerezamo. Iminsi nazaga ino nabonye ukuntu umuntu abaho ari kure y'umurimo w'Imana yakoraga, bintera irindi somo. Numva nizi ikindi kintu. Nibuka ntashye nasanze abaririmbyi bari kurepeta, mbabwira nagahinda n'ikiniga, ndabwa ntihari ikintu mutazi, mwababyeyi mwe, mwabapapa mwe, abasore mwabakobwa. Buriya hari amahirwe umuntu yivutsa, ariko akaba ari uburangare. Iyo ugituye hafi y'umurimo w'Imana aho wakoreraga, uba ukwiriye kuwukora ushyizemo imbaraga, kubera ko nibyo biba bikugejeje aho ugeze, nibyo bizakomeza no kukugeza aho uzagera. Rero nabonye ukuntu umuntu aba ku murimo w'Imana, ukajya wumva solitude, ukajya wumva ujugunye kure, ukajya mbese iyo ufite uwo mutima, ariko unawubuze biba ari uburwayi. Ni ukuri pe. Rero ndabifatanya bikemera, nemereye Imana yuko ntazabireka, kuko nzi ko ariyo nkomoko y'ibyo mfite. Yego, ndagerageza nkiha igihe cy'akazi, hanyuma nakora nkayigenera igihe cyayo, bien sûr kitangana kwa kundi. Yego.
ariko niba nzi ko korali irepeta kabiri mu cyumweru iyo ngize amahirwe bakabigira iminsi ibiri yegeranye bavuze bati tuzarepeta kuwa kabiri no kuwa gatatu ntaha kuwa mbere yego nkarepeta kuwa kabiri nkarepeta kuwa gatatu nkabana n'abana kuwa kane kuwa gatanu nkagaruka mu kazi umunsi korali bazambura nk'umuntu wagiye kure ntago bazambura ibihe byose nzaba nagerageje ariko nta mpamvu yo kubireka ese wenda ni ibintu bishobora kuba byaravugiwe ahantu nyine muri korali bisanzwe gusa ariko impamvu ushobora ku nta banga ririmo hari impamvu hari n'isomo rishobora gusigira n'abandi bantu ugarutse kuri kariya kantu igihe wahindukiye ukize Kigali n'ubundi nari buze kukagarukaho uje muri korali wari umaze wari ukirimo urasetinga ahangaha hanyuma uvugana amarangamutima menshi cyane urimo urabwira abaririmbyi ngo igihe mufite mugikoreshe neza kuko nabonye ko igihe umuntu iyo amaze atari kuboneka muri korali neza kubera ko yabishatse ntibikunde sinibuka ukuntu wabivuze neza wongera ubivuge ntaza kuguhimbira ariko kiriya kintu warakivuze numva ni isomo rikomeye cyane kuri buri muntu wese usa n'uri kutwereka ko dukwiriye gukoresha amahirwe dufite uyu munsi kuba turimo turaboneka muri korali neza hari igihe bizashoboka ko ubuzima butujyana ahandi ntitube turimo turabikora nk'uko bikwiriye rimwe na rimwe umuntu akaba ashobora no kwicuza n'igihe cye atakoresheje neza gifite uburyo ako kamesaje mbabarira ugahereze n'abandi bantu badukurikiye kuko hari n'abandi baririmbyi baba babona kubona ari hafi ya korali ature korali ndajyaho igihe nshakiye umwanya umwe akawujyana no mu bintu bidafite umumaro hari igihe kijya kigera umuntu akaba yakwicuza n'igihe yapfushije ubusa muri korali kandi yaragifite yego bijya bibaho ko umuntu ashobora kwicuza igihe yakoresheje nabi nyine cyane cyane iyo yagikoresheje nabi koko ntagikoresha uko yagombaga kugikoresha tukiri ku isi tukiri bazima tukiri muri ubu buzima nta mpamvu yo kudakorera Imana kimwe cyo iyo udakorera Imana nk'uko bajya babivuga uba ufite undi wagiye gukorera utari iyo Mana ntabwo wareka gukorera Imana ngo habure n'ibindi bigomba bifite imbaraga bigomba kukwataka bikujyana mu yindi nzira y'undi uri bukorere bibaye byiza rero umuntu yagerageza gukoresha igihe cye akigifite twibukiranye ko tujya tuvuga ngo gukorera Imana bizaduherekeza imirimo y'Imana niyo izaduherekeza imirimo y'Imana niyo izatujyana mu ijuru imirimo yacu izapimwa bivuga ngo nta gihe cyo kudakora gihari tugomba gukora tukiriho tukiri bazima navuga ngo umuntu ufite amahirwe akagira umwanya wo kuba mu murimo w'Imana abikore abikunze bigishoboka abikore bigishoboka kuko iyo ugize amahirwe make yo kubibura bikaba ari umugisha waho werekeje utumye utakibirimo cyangwa se bikaba ari n'ibibazo hari igihe wumva nyine hari ikintu ubura kandi urumva bya bindi bizaguherekeza nyine biba biri muri tandanse yo kubura nicyo numva navuga twagarutse muri Kivu Coffee Cup umuntu iyo akeneye komande nyirize ntabwo ibice byinshi byarambize aho nibuka nzi ni Rubengera yego ngeze Rubengera cyangwa ndi ruguru muri ya misozi nagiye mbona yego umuntu akeneye gukoresha nka komande byaba bishoboka ko umuntu ashobora gukoresha komande wenda ataragera hano i Karongi arimo aratambuka iyi ni inzira ijya Nyamasheke na Rusizi nk'uko twagiye tubigarukaho umuntu agakoresha komande akaba ashobora kugera hano komande mwarangije kuri mutegurira yego birashoboka cyane kugeza ubu dufite abakiriya bamaze kutumenya mu mezi 3 tumaze hano bamaze kumenya ibyo dukora hano bafashe contact ku buryo iyo ufite urgence utambuka ufite urugendo ariko kandi ufite inzara kandi urugendo ruri bukomeze birashoboka udafite n'umwanya wo guhamagara birashoboka gutanga komande kuri telefone kuvuga uti ndashaka ibi ndashaka ibi ndashaka ibi dufite telefone y'akazi dukoresha ifite ushinzwe kuyitaba bihoraho
ku buryo ushaka ikintu barakigutegurira, yaba ari amafunguro kuko nayo tujya tuyashyira muri boxi zabugenewe zigendanwa, yaba ari icyo kunywa, yaba ari iyo kofi, ukabifata ugakomeza urugendo. Iyo option, ubwo buryo burahari. iyo telefone rero na website irahari nayibonye. Na website irahari, ariko ubanza tubwire telefone kugira ngo nk'abantu, hari abantu bavuye i Kigali, hari abantu hirya aha ngaha ukomeje hari inkambi ya Kiziba, hari havuye abantu benshi bari muri diaspora, bari muri bihugu byo hanze. Kumva nimuzongere kwigora no kwivuna, waje mu Rwanda ugiye gusura famiye hariya mu nkambi ya Kiziba, uca hano kuri Kivu Coffee Cup, hanyuma uhita utwara wumve n'ibintu byo mu Rwanda kuba ibintu biba bimeze neza bifite na karite. Ubwo niba abantu baba diaspora baba hanze muri bihugu byo hanze, barabegereye kugira ngo bajye bahereza ibintu byiza. N'abandi mwese mukora ingendo zigenda zerekeza muri iki gice, agiye kubaha nimero kugira ngo iba no kuri za WhatsApp. Yego, bahereza kuri WhatsApp, bahereza iyo nimero. Abantu, iyo nimero ni 079 yego 18 yego 54 yego 314. Yego, nirande no kwireba hejuru hariya irahari, iranditse ku byapa turayifite, n'utambuka abasha kuyibona. hariho na website ni wa eshatu @kivumat.rwa. Murabibona muri ayo mashusho nyine, murasoma ahantu hose mushobora gukenerera kuba ushobora kuba watanga komande hanyuma bakabigutegurira. Yego. Hanyuma mubyeyi, hari umuntu mukuru umaze iminsi muri korari, hari abana bakiri batoya cyane muri iki gihe kandi bakeneye gukurira mu murimo w'Imana. Yego. Aba bana ni iki bashobora kukungukaho nonaha mu rugendo umaze mukorera Imana? Ntabwo umazemo imyaka mikeya cyane. Ese uyu mwana ni iki yakwegeraho? Ese uyu muntu udakijijwe mu by'ukuri ubura aho ngaho yumva bitamureba? Ni izihe avantage wabonye mu murimo, muri uyu murimo w'Imana, no muri iyi nzira y'agakiza ushobora gusangiza abandi bantu badukurikiye hariya, umwana ukiri mutoya ushobora kunyura iyi nzira ikaba yamugirira umumaro? Donc muri ubwo buryo ikintu ushobora kumufasha muri iki gihe, hari umuntu ushobora kuba banza tujyane iki ngiki, icyo kindi ndakijyana ku ruhande rwacyo. Icyo nabwira umuntu muto kuri njye muri iyi minsi, mu bunararibonye rw'imyaka maze mu isi, namubwira ko kumenya Imana, gukizwa ni umushinga udahomba. Hari n'abandi bafite, buri wese abivuga uko abyumva, haravuga ngo harimo inyungu nyinshi. Ni byiza kubera ko iyo umenya Imana, iyo ukijijwe ukamenya Imana, ukayubaha, ukitandukanya n'ibyaha, ukitandukanya n'ibibi, Imana irakurinda. Hari ibintu byinshi kurinda, byaba ibyago, byaba ikurinda mu buryo bwinshi butandukanye, byakurinda ibyago wakutezwa n'ubuzima ubayemo, ndetse n'ibindi byose umubi yakugambiriraho, aho ngaho Imana irahakurindira. Kuba muri korari ni iki bishobora gufasha kuri uyu mwana ukiri mutoya, cyane cyane mu mirerere y'agakiza no mu buzima bwe bwa buri munsi? Ndetse si abana gusa, hari n'abandi bantu baba bari hariya hanze, ariko mu by'ukuri ushobora kuvuga ati njye kuba umukristo biramuhagije. Yego, birashoboka ko byaba bimuhagije. Ese uyu muntu hari icyo korari ishobora kumumarira? Si Jehova Jire gusa, ngo turavuga n'andi makorari yose muri rusange. Korari ubona hari icyo ishobora gufasha umuntu cyane cyane muri uru rugendo rw'ubuzima? Korari nshingiye ku byo nari mvuze, ni kimwe, ni inzira imwe mu bifasha umuntu gukomera no gukomeza icyo yiyemeje. Nayita nka beriso. Hari uburiri bw'ababebe twita beriso. Yego. Kandi iyo umuntu akijijwe ajya muri iyi nzira y'agakiza, akenshi dutangira turi abana tudafite n'icyo tuzi. Tuba dukeneye kurerwa, ndetse rimwe na rimwe n'abaturera baba bakeneye kudushyiriraho uruzitiro rutuma tutabasha gutwarwa n'ibiduhiga bitari bimwe. Korari rero nifata nka kimwe
mu birinda abantu bibafasha gukomeza muri ya nzira bahisemo. Nayifata nka beriso. Iyo ufashe beriso ugashyiramo umwana uri muto utaramenya ko kugwa bibabaza, utaramenya ko ibibi bibabaza, utaramenya ko gutandukira hirya hino bibabaza, iyo umushyiriyeho ugashyiraho beriso nyine igira utuntu tumeze nka garde-fou tumubuza kugwa hariya na hariya. Korali Jehova Jire no, korali muri rusange nayifata nka beriso. Ni ahantu nanone hafasha kongera nanone uburinzi bw'umuntu, kuko habamo occupation, habamo ijambo ry'Imana, niho turahaganirira, tuhahugurirwa mu buryo butandukanye, tuhabonera ubumenyi butandukanye mu byerekeranye n'iby'agakiza. Umuntu wo muri korali namubwira nanone ngo agerageze kubibamo nanone abikunze, ni no muri rwa rwego rwa wa murimo nyine natangiye mvuga, umurimo w'Imana. Kubera ko hafite umurimo munini cyane, haba kuri twebwe ubwacu ababa bayibamo, ndetse no ku bandi, kuko buriya twera imbuto zitandukanye zivanye naho n'ubuzima tubaho bwa buri munsi. Turi kugenda dusa naho twerekera ku musozo, tugiye gukora visite noneho kuzenguruka tureba Kivu Coffee Cup, tugenda tureba ahantu henshi hatandukanye, ariko nyigufite hari ubutumwa ushobora gusigira aba bantu bakurikiye iki kiganiro, aba bantu bagenda bagaragaza urukundo kuri Korali Jehova Jire umunsi ku wundi. Yego, ko turabagira nk'ubu dufite indirimbo twasohoye ejo bundi yitwa Imana Iratsinze, maze kurebwa n'abantu barenga 80,000, komantere zigera muri 300, buriya zose dufata umwanya tukazisoma. Turazisoma, iyo urebye ubona harimo abantu mu by'ukuri bafite ibintu byinshi bagiye bungukira kuri message cyangwa ku butumwa korali igenda ibagezaho umunsi ku wundi. Kuri ubu rero tugira umugisha wo kuba turi kumwe nawe, n'umwe butumwa ushobora guhereza aba bantu ubugendanishe n'ubutumwa bw'umuntu ushobora kuba muri uyu mwanya ataguwe neza bijyanye na situation iyo ari yo yose ashobora kuba arimo, ariko itamuguye neza mu buzima bwe bwa buri munsi. N'abo bantu babiri, hari umuntu utaguwe neza, ubutumwa bw'ihumure ushobora kumugezaho. Kabiri, ni ubutumwa ushobora kugenera bariya abantu bakurikira Jehova Jire umunsi ku wundi, yewe nawe bagukundaga ariko noneho batarakubona uvuga, bakubona uririmba gusa, none bagiye umugisha wo kukubona uvuga. Ni ibyo bibiri, ubundi duhite dukora visite tujya kureba bimwe mu bice bigize Kivu Coffee Cup. Reka mpere ku muntu utameze neza, umuntu uri kumva atanezerewe, afite icyo abura mu mutima, abuze umunezero, abuze ibyishimo, namubwira ngo nakomere, akomeze agirire Imana yacu ibyiringiro. Imana yacu burya iratsinda. Twarabiririmbye nka Korali Jehova Jire, turavuga ngo Imana iratsinze. Ntabwo twaririmbye ibyo tutabona, hari ibimenyetso byinshi cyane umuntu aba yaragiye abona mu buzima butandukanye, ukagenda ubona gutsinda kw'Imana imbere y'ibikugoye, imbere y'ibiguhangayikishije, imbere yo kubura amahoro ku mutima, imbere yo kuba wahura n'uburwayi, bya bindi byose duhura nabyo bitubuza amahoro n'umunezero mu mutima. Abakunzi bacu batameze neza, abakunzi ba Jehova Jire, umuntu wese uzakurikira iki kiganiro wumva atameze neza, nakubwira ngo Imana iratsinda. Ikomezeho, ugume kuri yo, uyizere, usenge, ushikame, ugerageze ibyo gukiranuka bikureba. Imana yacu iratsinda. Undi wa kabiri ni wa wundi ugenda udukurikirana umunsi ku wundi. Umva, hari n'abatubwira ati umutima wanjye byagenze ukundi kuntu kuri Korali Jehova Jire, ni ba bantu badukunda umunsi ku wundi. Abantu rero badukurikira ndabashimira cya mbere, abantu bakunda ibikorwa bya Jehova Jire ndabashimira, nicyo cya mbere. Navuga ngo muri abaterankunga bacu b'umwihariko, ni mwebwe muduha imbaraga, bituma muri bamwe mu bashoramari baduha imbaraga zituma tubasha gukomeza uyu murimo. Muduha sapoti ifite agaciro kanini cyane. Mu ruhande rwanjye, nubwo ndi buvuge mu rwa benshi, ndavuga ngo turabakunda. Turabakunda, turabishimira, turabakeneye, kubana namwe, gufatanya namwe muri uyu murimo w'Imana, haba muri sapoti muduha zitandukanye, haba mu magambo meza mutubwira, haba muri courage muduha, mutubwira ati mukomeze, twubakika gutya. Turabakunda, mukomeze, mudutize imbaraga, mukomeze dufatanye umurimo dukora n'uw'Imana, kandi uko byagenda kose twese tuzagororerwa. Imana ibahe umugisha. Amen. tugiye gukora visite, hanyuma duhise dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Twageranye na Margot ejo bundi n'undi,
gahunda ni ukugira ngo nyine turusheho kugenda tugira ibyo tuganira nk'abaririmbyi bakora Jehova Jire. Ngira ngo muri iki kiganiro hari ibintu byinshi bagiye bungukiramo, hari abakiriye ihumure, hari abakomeje gushikama bumva nyine byanze bagakomeza. So rero nyuma yo kubabwiriza ubutumwa bwiza mu ndirimbo, tuzajya tugerageza no kubabwira n'ubutumwa bwo mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi. Twagiye tujye gukora visite, hanyuma Imana ikomeze itsinde, mukomeze murebe indirimbo Imana iratsinze, mukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Ni Kivu Coffee Cup nk'uko mwabibonye. Iyi nzu niyo dukoreramo, uhereye ku muryango uri ahangaha turahagera, niho twageneye gucururiza ibintu bya patisserie bijyanye na patisserie by'amafarini, birimo amakeke, birimo iyo migati abantu benshi dukenera no mu mujyi wa Kigali turayikenera, na hano uko dutambuke tuharebe. Na keke za anniversaire. Uyu munsi ntago muri buzibone, tuzikora kuri komande, ni rimwe na rimwe usanga tuzifite hakagira abazitwara bazibonye, ariko akenshi tuzikora kuri komande. Ngiyi shop yacu rero nkuko mubireba, ducururizamo ibintu bijyanye n'amafarini, dukunze kwitwa ko bikorerwa muri patisserie. Dufite bitandukanye, dufite pizza, dufite viande, imigati irimo inyama, dufite amakeke matoya nkuko mubireba hariya hagati. Hasi ni imigati y'amoko abiri atandukanye, tugira n'indi imwe bakunze kwita ngo ni pain coupé, imwe bakata nyine bagashyira, nayo turayigira. Hano hari amabiswi, nubwo andi ataraza ariko ducuruza amabiswi atandukanye. Dufite iz'amabara atandukanye, cyane cyane ku bana bakunda utuntu dusa gutya turimo amabara, yego, ariko n'abantu bakuru ndetse n'abana. N'izi ngizi nazo ni biswi dukunze gukoresha cyane cyane kuri kofi. Iyo umuntu afata kofi akenera akantu ko kurisha gafite agasukari kugira ngo kabashe kumwongerera imbaraga. Izi rero n'ubwoko bwa biswi dukoresha. Hirya dufite amacapati y'ubwoko bubiri butandukanye, hari ayo dukora capati zisanzwe, hari izo dushyiramo umureti, ariyo iyi ngiyi izinze tuyita Rolex. Hasi hakaba indi migati irimo ubuki. Hari umugati abanyamujyi bakunda witwa Croissant. Hano naho ntabwo twawuretse, na bino twarabatekereje. Hariya harimo croissant, nuriya mugati uri mu nguni uzinze gutya, hanyuma hakaba n'amandazi y'uburyo bubiri. Ibyo rero nibyo ducururiza ahangaha, tukagira na firigo ibamo ibinyobwa kugira ngo utambuka hano yigendera niba ashaka fanta ye kugenda afite inyota. Reka dukomereze, ibyo byose turabyikorera. Dufite departement ya tubikoreramo, dufite icyumba cyabugenewe cyujuje ibyangombwa. Yego, ni uruganda. Reka rero tugere n'ahandi tubereke hose. Tunyuze ahangaha tuba tugiye aho twakirira abantu batandukanye, abakeneye ibyo kunywa bitandukanye, abakeneye n'ibyo kurya, baba babifata bigendera, baba babifata biyicarira. Dufite ibyicaro byo hasi, dufite n'ibyicaro byo hejuru, twose byose turabasha kuhagera. Aha hasi twabonye ko hadahagije, ariko kandi hari n'abantu bakunda kwiyicarira ahantu hasa n'ahafubitse. Hanyuma no hejuru twatekereje ku bantu bakeneye indi view. Iyo uri hejuru hariya ubasha kureba amazi y'Ikivu hirya, kandi noneho ukabasha kumva n'umuyaga. Ukeneye kuruhuka mu gihe cy'impeshyi, mu gihe hakonje, ukabasha kwicara ugafata amafunguro yawe uguwe neza. Karibu rero tuhabereke neza tuhareba. Ahangaha twateganyije ibyicaro bibiri, dufite ibyicaro byo hasi hano hanze, tukagira n'ibindi byicaro bikunze gukundwa n'abajene ndetse n'abapapa. Murabona ko ari intebe zigiye hejuru. Hari ukuntu abantu basohokana ari abantu babiri bakeneye kwiganirira. Muri busange buri table nyinshi zigiye zigira intebe ebyiri, abantu bicara bagasangira icyo kunywa, bagasangira icyo kurya, baganira ari babiri kandi basa naho bari bonyine. Hanyuma dutegura n'izindi meza n'izindi table zishobora kwicaraho abantu bane, bazanye ari bane, ndetse n'izishobora kwicaraho abantu barenze uwo mubare mu gihe ari benshi. Urugero, ushobora kwicara wazanye n'umugabo n'umugore, ari umupapa n'umumama, bafite n'abana babo bane. Icyo gihe tubicaza ahangaha. Cyangwa baba barenze n'uwo mubare,
tukabategurira n'ubundi buryo ku buryo babona aho bakwirwa. aha ni famiye ya Desire havuyemo intebe imwe. Karibu rero, ariko tukiri ahangaha, tukiri muri iki gice haruguru murahabona hariya hategurirwa amafunguro ajyanye n'ibyo kurya, ni aho twita mu gikoni, tuhita mu gikoni, twese tuzi ku izina ry'igikoni. Hanyuma hirya yaho niho hari ikindi cyumba twakwita uruganda gikorerwamo ibijyanye n'amafarini, rwa ruganda rw'amafarini n'imigati. Karibu tubereke n'ahandi. Hano mu nzu naho ni ahantu hatuje, twagiye dutekereza ku bantu batandukanye. Hariho umuntu utakwakirira mu nzu ngo akwemerere, nkanjye ningusura uzareba uburyo unterera agatebe hanze hampa amahoro, ariko kandi hari undi muntu wumva umutekano we ari uko ari mu nzu. Nicyo gituma twagennye n'iki cyumba kitari kinini cyane, ariko gishobora kuzaba na kinini bibaye ngombwa. Hano hari ibyicaro by'abantu bakunda kwicara mu nzu, tubagenera urumuri rutababaza amaso, rumeze neza ku buryo iyo umuntu yicaye yumva atuje. Ari hafi y'uruganda rw'ikawa, hano mpita coffee stand. Ni ahantu hari imashini yitwa coffee machine, ikora ibishyushye, ibyo kunywa bishyushye, cyane cyane ikawa. Yagenewe gukora ikawa, kuko mwabibonye izina ryacu rifokasinze cyane kuri kofi. Iyi mashini niyo dukoresha ahangaha, niho tuyikorera, hanyuma n'ibikoresho byabyo bijyanye n'uwo murimo bikaba biri ahangaha. Hari ibyo kunywa bitandukanye nk'uko nabivuze. Ahangaha ho hakorerwa ibyo kunywa bishyushye ndetse n'ibikonje. Ubwo ni kofi, ni icyayi, ni amaji naturel. Ndabibutsa ko dukora amaji naturel y'imbuto nyine twikorera tukitegurira, birumvikana nyine akozwe mu buryo bw'isuku yihariye. Tukagira ariko n'ibyo kunywa nanone by'amafanta, kuko abantu bose ntabwo ariko bakunda amaji. Hari aho twashyize hano, ushaka fanta arayibona, ushaka amazi arayabona, mbese icyaka icyo ari cyo cyose hano kirarangira. Hano hari icyumba ngira ngo mbereke. Ni icyumba twateganyirije abatugana n'ubundi. Ni icyumba twateganyirije abatugana. Twabonye ko tugira abatugana bo mu byiciro bitandukanye cyangwa se mu buryo butandukanye, niba nabivuga gutyo. Aha rero hafite umwihariko, ni ahantu twakirira umuntu. Hari ukuntu umuntu aza ariko afite n'akazi. Murabona ahangaha n'ubundi tuhafite uwo tuhasanze, afite mashine, aratuje, akeneye kwicara, ibitekerezo bikaza neza nta rusaku ruhari. Ni ahantu twageneye umuntu ushobora gukenera kwicara afite mashine, akeneye gufata kuri kofi yacu, akeneye gufata ku mafunguro yacu, ariko kandi akeneye ahantu hatuje kuko hari n'ibyo akora bikeneye ibitekerezo. Nicyo twageneye aha hantu, twayise VIP room. Iyo umuntu aje afite uwo bakeneye kuganira nabwo mu buryo butuje kugira ngo bumvikane neza, iki ni icyumba twageneye uwo mwanya. Yego, undi mwanya hano, uyu mwanya nawo murabona intebe zacu akenshi zigiye hejuru, kandi mu by'ukuri bitewe n'uko umuntu yaramutse n'uko ananiwe, hari n'igihe ureba intebe ukumva iri bukuvune. Abakiriya bacu surtout abari muri iyi nzu barisanzura. Hari igihe yumva akeneye kwicara ahantu ari buhina amavi, akegama ntanababare. Aha rero naho twahashyizemo mu buryo bw'agateganyo, kandi twamaze kubona ko abakiriya bacu bahakunda. Hari abaza bananiwe bakeneye kwicara mu ntebe nk'iyi ngiyi, muri urwo ruhande nabo twabatekerejeho. Nicyo gituma mubona intebe iri ahangaha. Ahandi hejuru nk'uko nabibabwiye dutangira, ni ahantu twateganyirije abantu bakeneye akayaga. Yego. Haba akayaga gaturuka mu Kivu kubera ko hirengeye ari hejuru. Iyo umuntu ahicaye ku zuba
aruhuka neza. Reka tuhagere naho baturutse mu tundi turere batakunda kubona amazi kenshi. Amazi araruhura, iyo umuntu ayareba yumva aruhutse mu mutwe. Dufite n'abantu benshi b'ibyiciro bitandukanye. Reba n'imisozi, inaha hafite n'umwihariko wo kureba uw'imisozi. harimo n'akayaga kameze Bagira neza. imisozi miremire kandi umenya ari ya yindi ikubiye muri ya yindi y'u Rwanda nyine, ya Mirikorine. uwo duhawe ikimenyetso